Nzagukumbura ni inkuru y'urukundo rwa Kamanzi n'umukobwa wari mwiza bihebuje witwa Mutoni. Agace ka mbere. Mutoni na Kamanzi bari inshuti kuva mu bwana bwabo. Nubwo bari bato, ariko ubucuti bwabo bwatangarirwaga n'abababonaga bose. Mu mashuri abanza ya Kabusunzu, abarimu bose babatangagaho urugero kuri byinshi, haba mu gukorera hamwe, kwitwara neza, ndetse no gufasha bagenzi babo. Umunsi umwe, Kampire biganaga yarakomejwe, nuko bajya iwabo kubafasha imirimo y'umunsi mukuru. Abahungu baravomaga bakanasa inkwi, naho abakobwa bagateka bakanashigisha ikigage ndetse n'ubushera. Umunsi mukuru urangiye, ababyeyi ba Kampire barabashimiye, babashimira ubwitange bwabo, nuko barababohora basubira imuhira. Mu nzira bataha, Kamanzi yari ari kumwe na Mutoni baganira bishimye, nibwo batangiye kubona abantu bacitse igikuba buri wese yerekeza mu rugo iwe. Bo ntibasobanukiwe ibiri kuba, ariko bunze muri abandi bihutira kugera iwabo vuba. Bukeye bwaho nibwo inkuru yabaye kimomo, yishwe arasiwe mu ndege, ari nako muri Kigali ibintu byari byahinduye isura. Se wa Mutoni yahise ashaka uburyo yahungisha umuryango we i Bukavu kwa Nyirarume. Mu gitondo babyutse bafata utwangushye ngo berekeze i Bukavu. Bakiri muri ibyo, murumuna we yamuzaniye agapapuro, akigafungura yakiriwe n'inyandiko itagira kwisa mu mukono wa Kamanzi. Kiragira giti: nakumenye kuva mu bwana, dukina ubute na saye. Sinzibagirwa ko ari wowe wanyigishije gukina ikibariko. Ndibuka dukina biye ku mugezi bakatwiba utubido twacu tugataha uri kurira. Mu gihe cyose twabanye, wambereye inshuti nziza, ndetse kuruta benshi muri bagenzi banjye. Nubwo mbona inzira zitubyariye amahari, sinakwibagirwa ikinyabupfura, ubwitange, imico myiza n'umutima mwiza byawe. Nzagukumbura. Mutoni yahise akazinga neza, arakabika, nuko akomeza kuzinga neza ibyo ari bujyane. Hashize akanya se agarukana imodoka yari kubajyana, maze berekeza i Bukavu. I Bukavu bahabaye imyaka 4, bamaze kumva ko ihumure ryagarutse mu gihugu, bagaruka mu byabo. Mutoni wari umaze kugera mu wa 2 w'amashuri yisumbuye, yajyanywe kwiga mu ishuri rya Pase, naho wari umunabe bakomeza kwiga Kabusunzu, aho bari basanzwe biga. Yarigaga, ariko yabona umuhungu n'umukobwa bari kumwe, agatima kagatera kuri Kamanzi. Nubwo yahoranaga icyizere ko azamubona, ntiyumvishaga uko bizagenda. Nyumva akadomorwa. Ntukicwe n'irungu. Umunsi umwe, hari habaye imikino yahuzaga amashuri yisumbuye. Kuri Apase hari urujya n'uruza rw'abanyeshuri. Mutoni we yari gusoma agatabo mu ishuri yigagamo, kuko yari yatwawe n'inkuru y'urukundo yarimo, ntiyari yitaye ku binjiraga cyangwa basohoka mu ishuri. Hashize akanya yubuye amaso, abona umuhungu wari wicaye imbere ye. Yabanje kutabyitaho, ariko uko amureba akabona ni Kamanzi musa. Yarahagurutse bucece, nuko aramwegera amupfuka mu maso. Umuhungu we yabaye nk'uwikanze, ariko aratuza, nuko ategereza ko Mutoni amupfukura. Mutoni yaramupfukuye, nuko umuhungu arahindukira aramureba. Mutoni abona